uyu mugabo witwa Ndatabaye wo mu karere ka Bugesera bivugwa ko yari afite inka imwe ayifata nk'umutima, ayifata nk'umwana we w'imfura. Umusaza yagurishije inka ye kugira ngo akore hija, n'inzira yanyuzemo ni nyinshi cyane. Ntago tubura no gushimira igihugu cyacu kidufasha mu bijyanye no gukora imigenzo y'idini, kikadufasha kikatworohereza tukaba twafata Rwandair ikaduhagurutsa hano ikatujyana direct ikatugeza hehe igihugu cya Makka aricyo Saudi Arabia. Ni ikintu gikomeye abantu bashobora kubisobanukirwa n'abantu bagenda mu ndege bagira ingendo nyinshi mu ndege, uburyo biba bigoranye, matransit agiye atandukanye, rimwe na rimwe k'indege ishobora no kugusiga. Yarabikoze biramuhira, bamuha amafaranga, urumva ko yaramaze gutanga itungo ryamufashaga mu buzima bwe bwa buri munsi. Murabizi agaciro inka ifite ku buzima bw'umunyarwanda, by'umwihariko noneho muri biriya bihe bya kera. Bismillahirrahmanirrahim. Dukomeje rero ikiganiro hija mu mitima y'abanyarwanda. Uno munsi tukaba turi bugaruke ku nkuru y'umusaza witwa Ndatabaye, uri mu bantu ba mbere bakoze hija mu Rwanda. Icyo gihe byari mu mwaka w'1974. Muri 74 hija nibwo gutangira kumenyekana. Abantu ba mbere nibwo bari batangiye guhaguruka bajya hija, ariko inzira yabo yabaga igoranye, wenda turaza kuyivuga mu buryo bukomeye cyane. Uyu musaza yagurishije inka ye kugira ngo akore hija, n'inzira yanyuzemo ni nyinshi cyane. Mbere na mbere wenda turagira ngo dusobanurire abantu hija icyo ari cyo. Wumva hija bakumvira idea yo gutamba cyangwa se raidi kubwa nk'uko abantu bakunze kubyita. Hija ni umutambagiro mutagatifu, akaba ari n'inkingi mu nkingi z'Uwisilamu. Inkingi z'Uwisilamu ni 5, harimo guhamya ko nta yindi mana ikwiye gusengwa usibye Imana yonyine ari Allah, ukemera ko n'intumwa y'Imana ari Muhammad ari intumwa y'Imana, ukanemera n'intumwa zose zabayeho, hanyuma ugasari 5 ku munsi, ugasiba ukwezi kwa Ramadan ngira ngo tukuvuyemo mu gihe gishize, hanyuma noneho ugakora n'umutambagiro mutagatifu kuba bifitiye ubushobozi. Uwo mutambagiro mutagatifu rero ufite uburemere n'agaciro imbere ya Islam, ku buryo biba itegeko kubikora rimwe kuri buri Muislamu ufite ubushobozi, bwaba ubw'umutungo bwaba ubuzima. Kubw'ibyo rero umutungo bawurebera kuba umuntu yakora urugendo afite ubushobozi bwo gukora urugendo, akagira n'icyo asigira abo asize mu rugo. Ubwo nibwo bushobozi busabwa kuba umuntu yakora hijjatul Islam cyangwa se hija y'itegeko. Kubw'ibyo rero nyuma yo gusobanukirwa uyu mutambagiro mutagatifu, ibi tubikomora mu batubanjirije beza, intumwa n'abahanuzi, ndetse n'imigenzo igenda igaruka yakozwe n'intumwa n'abahanuzi. Intumwa y'Imana niyo yavuze iti khudhu anni manasikakum, ngo muzarebe cyangwa se muzanyigireho, murebe uburyo nkora hija ariko namwe muzayikora. Twihuse rero mu ncamake twari dusobanuye ibijyanye n'ingendo cyangwa se na hija ku bantu batari abayisilamu mu buryo bworoshye bwo kubibasobanurira. Uyu mugabo witwa Ndatabaye wo mu karere ka Bugesera bivugwa ko yari afite inka imwe ayifata nk'umutima, ayifata nk'umwana we w'imfura. Ariko akimara kumva ibyiza n'agaciro ko kujya hija, ko gukora umutambakiro mutagatifu, byamwanze mu nda. Biba ngombwa ko afata icyemezo cyo gufata icyo yarakunze ariyo nka ye, arayigurisha kugira ngo abashe kujya muri hija. Yarabikoze biramuhira, bamuha amafaranga, urumva ko yaramaze gutanga itungo ryamufashaga mu buzima bwe bwa buri munsi. Murabizi agaciro inka ifite ku buzima bw'umunyarwanda, by'umwihariko noneho muri biriya bihe bya kera. Yafashe iya mbere ajya kuzana pasiporo, bayifataga i Kigali, hanyuma agiye mu kwezi kwa 3 kw'iminsi isanzwe, ubwo ari mu kwa 12 kwa Dhul Hijja cyangwa se kwa mezi ya Kisilamu.
ahagurukira muri Kenya, yagiye na bisi yagera muri Kenya. Icyo gihe hija yahagurukiraga cyangwa se abantu bashaka gukora hija bahagurukiraga Uganda cyangwa se muri Kenya, kubera ko mu Rwanda ntibyari byoroshye kubona indege cyangwa se kubona abantu bakujyana muri hija. Muri iki gihe turashimira Allah subhanahu wa ta'ala wabyoroheje bikagera ku buryo umuntu ashobora kujyayo avuye mu Rwanda. Ntago tubura no gushimira igihugu cyacu ufasha mu bijyanye no gukora imitambagiro, mu bijyanye no gukora imigenzo y'idini, kikadufasha kikatworohereza, tukaba twafata Rwandair ikaduhagurutsa hano ikatujyana direct ikatugeza hehe, ikatugeza aho bakorera hija cyangwa se mu gihugu cya Makka aricyo Saudi Arabia. Ni ikintu gikomeye abantu bashobora kubisobanukirwa n'abantu bagenda mu ndege, bagira ingendo nyinshi mu ndege, uburyo biba bigoranye, matransit agiye atandukanye, rimwe na rimwe k'indege ishobora no kugusiga. Ari nabyo byabayeho kuri Qissa cyangwa se ku nkuru yabanje. Murumva uwo musaza rero yakoze urugendo rw'imodoka agera Kenya. Kenya ubu kugenda ndumva ari iminsi 2, ariko mbere bayikoreshaga iminsi myinshi kubera ko na kaburimbo zari zitarakorwa. Agerayo afata rutemikirere ajya gukora hija. Mu ncamake umusaza yaje kwakirwa, uwo musaza bamwita Ndatabaye, ubwo bari abamuzi mu basaza cyangwa se mu babyeyi bacu, ibyo ari byose bazamutubwiraho. Hari umwe mu basaza hano ubika amateka, ufite ibitabo, bizasaba ko tumusura tumubaze ibijyanye n'ayo makuru cyangwa se n'iyo nkuru y'umusaza witwa Ndatabaye wabaga mu karere ka Bugesera, abidusobanurire. Ariko iyi nkuru icyo ishatse kutwigisha ni uburyo mu mutima we yumvisha ashaka gukora hija, ni umuhamagaro. Mbere na mbere nuko yatanze icyo akunze kinamufasha kugira ngo yitabe uwo muhamagaro Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ese munyarwanda, mu Islam, hija wowe uyifata gute? Mu mutima wawe iyo bavuze Dhul-Hijja, ino minsi uyifata ute? Naho ubutaha rero tuzagenda turebera hamwe ibyaranze abanyarwanda n'ibitangaza bagiye bakora mu mutambagiro mutagatifu. Wa billahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. والنعمة لك الملك لا